Nitwa muhawe n'Imana Cynthia. Okay, thank you very much. Merutse kujya kwa muganga banyandikiye umukobwa mwiza ndebye ibimenyetso ufite n'uwo banyandikiye sha ni wowe pe. Imana ishimwe ahubwo nanjye nishimye. Nshobora kukuvura ugakira. Wakira. Ako kantu ni inyamibwa. Ako kantu rwose. Banyandikiye umukobwa w'imisaya miremire imbavu ndende nk'izi zanjye. Mbese hatavuyeho n'akadomo ni wowe ufite umukunzi. Yego. Agakanya dufashe telefone tukamuhamagara njyewe nkajyaho nkamuhamagara nkamubaza umukunzi we. Yego. Wizeye ko yahita avuga Cynthia muhawe n'Imana? Cyane rwose. Sure. Menye ko umuntu anyanga ntabwo nanjye nahita mwicaho cyangwa se mwereke yuko nanjye mwanze cyangwa se mwereke yuko mbizi ko anyanga. Ahubwo kuyihe papa si kubimuhisha ko wabimenye ko kwanga wabukurengerize inyungu byaba biterwa n'ubushuti dufitanye. Yego. Ni iki cyagushimishije kurusha ibindi byose wabonye? Cyanshimishije mu rukundo, mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ikintu cyanshimishije buriya nari mfite inshuti. Yego. Icyakubabaje noneho kurusha ibindi ni igiki? Ko kigoye ko kivugara nyivuge. Kivuge. Umaze gutanga indobo zingahe? Se nazibarara. Jao Jado Artist Official kwisonga. Hello guys, I hope you are okay in whatever you do, wherever you are. I think you are doing well. Ibintu ni welo. Njye basuhuza ni Jado Artist Official YouTube channel ni Jao TV show. Aha rero tugiye kwakira umushyitsi mushyashya mutamenyereye kuri izi ndorerwamo za Jao. Umukobwa mwiza cyane ahangaha kabisa araje atangira bibwira. Niba rero uri mushyashya kuri YouTube channel ndagusaba gukora subscribe niba ubona wishimiye ibyo dukora hano. Niba ubona utabikunze kandi ntutinye kutwandikira muri comment utubwire uti njyewe kugira ngo mbakunde nuko mwahindura ibi nuko mwakora ibi ngibi. Umukobwa mwiza witwa ndi? Nitwa muhawe n'Imana Cynthia. Gerageza kongera akazi. Nitwa muhawe n'Imana Cynthia. Okay. Njye numvaga Cynthia ubwo rero urumva kutavuga cyane ni ikibazo. Ahangaha hariya ureba hariya hari abantu 3,300 bari kutureba bagiye kumva ibyo turi kuvuga bazabikunda cyangwa se bakabyanga bitewe nuko tugiye kwitwara. Are you ready kubashimisha? Yes, are you ready? Are you ready? Yes. Okay, thank you very much. Cynthia. Karame. Ndi umunyamugisha. Imana irasubiza pe. Cyane rwose. Merutse kujya kwa muganga banyandikiye umukobwa mwiza ndebye ibimenyetso ufite n'uwo banyandikiye sha ni wowe pe. Imana ishimwe ahubwo nanjye nishimye. Nukuri nari ndembye numva ndi hafi gupfa ariko ndabona ngiye gukira pe kubera yuko mbonye. Yes. Numva bitoroshye ibyo bintu. Numva oyo tanyihinduka sohoka byarawe nari kumva ngiye kumera neza ariko kubera yuko ari byo uvuze ko umbonye nyine ari njye miti bakwandikiye. Yego. Nshobora kukuvura ugakira. Wakira. Ako kantu ni inyamibwa. Ako kantu rwose. Banyandikiye umukobwa w'imisaya miremire imbavu ndende nk'izi zanjye. Mbese hatavuyeho n'akadomo ni wowe. Habuzamo ikintu kimwe ko nta nyashu uvuze. Nyashu oya n'abantu batureba nabo barirebera rwose. Hano ni ku Karubanda ntabwo ndinda kubabwira iyi ntabwo ari audio ni video. Nahoze nkwerekana uri muraza buriya ntekereza ko abantu benshi
ahubwo tuzakurwanira ariko ntabwo bamfite kuko ubu ninjye ugufite ni wowe umfite yego nk'ubwo bibaye ngombwa yuko nguca inyuma se cyangwa nzaguca imbere uzaca imbere aho ndeba nibyo byiza nzaguca imbere okay turakwakiriye rero hano kuri Jao TV show murakoze njyewe nk'ibisanzwe ni Jado Artist Official cyangwa se unyita umunyabugeni cyangwa se umuhanzi kuko ubuhanzi ni bwinshi mpanga binyuze mu gushushanya nkora ubugeni bushingiye ku marangi hano rero kuri Jao TV show tuvuga urukundo tukavuga entertainment tukajya no mu buzima busanzwe rero ndashaka ko twivugira ku rukundo uri tayari kwirekura tukavuga ku rukundo ndi tayari ufite umukunzi yego ndamufite umukunzi kabanje gutekereza kabiri nkaho nta cyizere wifitiye icyizere ndakifitiye umukunzi ndamufite ubwo rero ya mahirwe yanjye se ubu ntayoyotse ko ntabwo namuvuze izina nanjye ubwo nshobora kugira amahirwe wenda ushobora kuza mu banyamahirwe umukunzi wawe se ubu urumva wifitiye icyizere ko nawe agukunda kuko bya nyabyo buriya rero urukundo ni amarangamutima yego vuze ko aba atankunda ntaba mbeshye amarangamutima yo rwose arahari pe cyane rwose arankunda pe aka kanya dufashe telefone tukamuhamagara njyewe nkajyaho nkamuhamagara nkamubaza umukunzi we wizeye ko yahita avuga Cynthia muhawe n'Imana cyane rwose sure okay ibyo bintu singiye kubikora nonaha ariko mu kindi kiganiro tuzamuhamagara nta kibazo rwose ndamwizeye nagusebya aya naganse genda mwizeye ni ukuri pe mva arankunda ni ukuri ako kantu reka tukarenga none ufite icyizere 100% ku buryo umukunzi wawe ushaka kuvuga uti ni Philibert Rukwago ukabivugira hano ku ndorerwamo za Jao TV show bitewe n'ukuntu mukunda ntabwo nagira isoni cyangwa ngo nterwe ipfunwe n'uko namuvuga mu izina narivuga ngo haya amahirwe muvugo namusuhuza hano kuri Jao TV show niba ariko niba wumva byakwafega tukarenga niba wumva nta kibazo kibirimo pe okay go ahead umukunzi wanjye bamwita Tishimi Marius nshobora no kuzareba n'iyi video akazanayikunda agakanda no kukazogera yego kazajya mbega dufollowinga agatera na comment agasharinga ku bajama bagenzi be ndamwizeye rwose urukundo mvugira uti urukundo ruganza iteka mu bantu ibi bintu uko mbikunze cyane rwose uburyo urimo kuvuga umukunzi wawe n'uburyo utari gutinya kumuvuga ku karubanda hani ku karubanda ni ku karubanda pe ndabizi ni ukuri biranyereka ko mukundana gatanu kuri kagenzi kako okay ubu rero ndabona ngiye gusubira ku kanjye ubu ndongera ndembe kuko umuti wanjye uncitse ndeba buriya rero hari akantu bavuga ngo hahandi iyo utangiye kwiheba Imana itigusubiza buriya ishobora kuhita igusubiza aho uri kubona ugiye gusebera niho Imana igiye kugusebezurira cyane rwose okay Cynthia karame aka kanya uramutse umenye ko inshuti yawe firate wawe umugani wa Samu sanga uramutse umenye ko akuryarya mbega atagukunda bya nyabyo wakwitwara gute byaterwa ariko nuko anyitwaraho yego hari igihe wenda ashobora kunyereka yuko akunze nanjye nkabona ko akunze ariko muri w'indani mu mutima ari ukuvuga ngo iriya bibi reka aba ariyo ndi kumwe mwaka kanya nyine muri iki gihe ndimo mbe nizimiriza ibibazo ariko afite n'undi umuri ku mutima wenda avuga turiya n'uwahazaza
bapanga n'imishinga n'iki. Yego. Ubwo rero nanjye bitewe ndamutse rero mbimenye nanjye rero gahunda nakora nahita mukora nk'ibyo nkora nanjye namuryarya nkashaka nanjye undi nkunda cyane ku ruhande urumva kimwe ku buryo andyarya nanjye nkamuryarya ko ntago nabimenya kandi njyewe nzi akamara mariye ko mwiryeho ntamubwira ati dutandukane cyangwa murakarira none abajama muri iyi minsi biragoye ko mushobora kujya mu rukundo ngo mumare igihe runaka ntabwo ndi bukimentioning ngo mumare igihe runaka mutararya ku binyoni ubwo uramutse ubikoze gutyo bose bagakenera service from you wabigenza gute bose wabasavinga cyangwa umwe wakatira wakwitwara gute bigenze gutyo rero byaterwa nuko umuntu aje ansanga yego hari umuntu uza ntiyirirwa aca ku ruhande yego avuga ati ngewe ngukeneye iki ngiki ako kanya hari abadaca ku ruhande kuri pe bateye ubwoba barahari abi iminsi rwose nta soni bakigira nuko asirizaho cyane rwose baraza ati ndumva kwifuza nakora iki byaho narigiye ubu nk'uko duhuye gutya nakubwira ariko ubanza wabasha gutendeka ako kantu nagariko tugakansoringa kuba nakubwiye nti muri minsi banyandikiye umuntu gutya na gutya niba uzamvura n'icyo ugahita ubinyemerera mu kanya ugahita unyereka ko aka ngako ni ibanga ryanjye ku giti cyanjye wamagani umuntu niwe umenya ibye ubwo wasanga reka tukarengeho ubwo wari ukiri kudusobanurira ubwo service wahitamo uyigenera cyangwa byagenda gute bose wabasavinga mbo rero ntabwo bose wabasavinga kubera yuko haruza unabibona yuko hari ikintu agushakaho yego hari nuza agufiteho n'indi mishinga ndi papa sinonaka yes noneho rero nawe ugatekereza kabiri kandi ukavuga ati se uyu mujama bizavamo ndamutse nanamusevinze byamara igihe kingana iki cyangwa se nje nawe byatugeza ku ruhe rwego yego wabona biri bukunde cyangwa se wabona nta gahunda ndenda gufiteho mubi ati ibintu ndabona atari byiza tubyihorere cyangwa se tuzabikora ikindi gihe yego Cynthia urakoze cyane yego inshuti bakunzi bajyaho abasanzwe kuri iyi YouTube channel ndabashimiye cyane muri inshuti z'akadasohoka bafatanyabikorwa beza cyane abashyashya bari kuza nonaha nabasaba kureba niba muri gukunda ibintu dukorera hano kuri Byaho TV show mugakanda subscribe mugakora ku nzogera mukajya muri comment mukatubwira ibyo mukeneye ko tubagarukiraho hanyuma mukanakora share murakoze cyane Cynthia karame muri iyi minsi abantu benshi bari kwiyahura kubera akababaro baterwa n'urukundo iyo urebye igitsina gore ko nta gitsina kobwa kibaho nta n'igitsina hungu kibaho ni igitsina gore n'igitsina gabo ubona umubare munini ushyize ku ijanisha ni bande bakunda kwiyahuzwa nuko bakomerekejwe n'inkundo zabo rero uko mbibona mbona ari igitsina gabo nibo bakunda gupfa turagowe ntabwo mugowe yego kuko urebye hari igihe wenda abakobwa nanjye ntabwo nakijyana kure nanjye ndiwe kuko ni bagenzi banjye bora hari umugani bacavuga ngo umukobwa abo umwe agatukisha bose nyine buriya hari igihe ukora ikintu yego ugikoreye umukunzi wawe wenda kitari ku mutima wawe ukagikora nkaho avuga ati n'ubundi uriya nashaka agende kandi nyamara umukunzi wawe agukunda by'ukuri ariko wowe wifitiye izindi gahunda ukavuga ati uriya mutipe afite amafaranga kandi nanjye ndayakeneye reka mukure kandi undi agukunda nubwo afite amafaranga ariko aragukunda yego wowe rero ukabijyana kure ugasa nkaho umusize kandi we ntabwo biba bimushimisha yabimenye biramubabaza none
tutitaye kubiyahura benshi gira inama abakobwa cyangwa abahungu bumva bafite gahunda mu mitwe yabo avuga ati ndi gukundana na runaka ariko aramutse nyanze nahita niyahura kandi koko barabikora wabahiye inama abantu biyumva gutyo ubu se duhere ku bake hera ku bahungu twabonye ko ari bo bapfa cyane abahungu rero inama nabagira nimba umukobwa mukundana agukubisa indobo itukura ubonye agukubisa indobo cyangwa se akaguha nk'isezerano ukabona rirenzeho akaryangiza yego wowe muhungu ntago ukwiye gufata umwanzuro wo kwiyahura yego kuko hari n'igihe abigenza ate dore inama rero namugira niyi akwiye kwitonda kuko haba hari abakobwa benshi bamukunda pe bahari beza kandi yifuza banarenza na wa wundi wamubabaje icyo nakumva yakora ni iki ngiki ntago yafata umwanzuro wo kwiyahura yego kuko yakicara agategereza akazaza undi mukobwa akamukunda kuko baba banahari rwose aho ni ku bahungu urakoze cyane ku bakobwa noneho abakobwa rero abakobwa nabagira inama y'uko nabo bakwiye gutekereza ejo hazaza habo kubera yuko buriya abakobwa nyine navuga yuko aribo bantu bagura umuryango bagura umuryango ntabwo ushobora kumbwira ngo fashe umwanzuro wo kwiyahura kuko iyo wiyahuye uhombeje igihugu yego kubera yuko rwose ubu uzagura umuryango iminsi iri imbere ntabwo rero wafata umwanzuro wo kwiyahura ese Cynthia ubundi ubona koko bariya abantu biyahura baba biyahuye kuko bakomerekejwe n'urukundo koko cyangwa wowe iyo usesenguye ku myaka mike ufite cyangwa runaka igereranyije ubona biyahuzwa n'iki yaba abakobwa cyangwa abahungu rero buri wese aba afite uburyo ki abitekerezamo ariko irani karande irani karakano ko kwiyahura kabira bintu barabiroka irani karande yo mu muryango n'ukuri pe none se ni gute umuntu yifata ngo ngiye sheri wanjye namufasha ariko nca inyuma nta kabuza ndiyahura kandi koko akabikora kandi koko akabikora ubwo iwanyu haba hari umuntu wiyahuye byanze bikunze none se njye nari nzi ko wenda nketse nari nzi ko wenda umusore ashobora kwiyahura ariko atabitewe n'indobo yariye ahubwo bitewe wenda n'umutungo yasipendinze kuri wa mukobwa wenda akavuga ati mukobwa ngiye twarakundanye none arankati kandi nsize ndimbwa ikufi yanjye niwe uyiburungushuye reka nanjye nipfire noneho rero hari udatekereza gutyo nuko mbikeka ariko ntabwo biro official nje wenda natekereza ko wenda umutipe babona umutungo we babujyanye yes nanjye ntiyo oya atitaye ku bintu yamushyizeho byiki ariko akavuga ati mu buzima bwanjye uyu mukobwa niwe niyeguriye sinigeze mutendeka nta wundi mukobwa nzi kuva twamenyana kugira ngo azajye kumwibagirwa biba bigoye cyane rwose atekereza ubuzima banyuranyemo agatekereza aho bavuye n'aho bari bageze yego ako kantu nshuti bakunzi bajya aho hasi muri comment hari umwanya mwateganyirijwe namwe mudushyirire ibitekerezo muri comment ese ikibazo turi kwibaza umuntu ukundana n'undi yamukatira agafata umwanzuro wo kwiyahura ese murumva koko aba yiyahujwe n'urukundo cyangwa aba yiyahujwe n'ibyo yamusipendinzeho aho hasi muri comment mwemerewe gushyiramo ibitekerezo byanyu mukatwunganira Cynthia reka tuve kuri fiyansaye tujye mu rukundo mu buzima busanzwe urukundo uko rwahoze mbere wowe ushaka kuba utari uwa kera ariko byanze bikunze ukabuganira na ba papa na ba mama na ba sogokuru na ba nyogokuru bakakubwira uko kera byari bimeze ugereranyije sitori y'urukundo wumva rwo hambere n'urw'uyu munsi urabigereranya gute uyu munsi ruracyahari cyangwa rwarakonje
urebye ntabwo wafata urukundo rwa kera ngo urugereranye n'urw'ubu kuko urukundo rw'ubu bisigaye ari business je niko mbibona bisigaye ari business kubera yuko nta musore nta mukobwa ugikunda umuntu udafite amafaranga umukobwa aragira ati je uriya musore sinamukunda kubera yuko nta mafaranga afite cyangwa se ntagateye uko mbyifuza yego kasanga nyine bakunda amaboga yandi bateruye ibyuma iyo adateye uko ubyifuza nturuca abana uramukatira ugashaka nyine ushaka nyine uteye uko ushaka yego ariko ako kantu niko kubera yuko ari ufite amafaranga urumva ari kuri mubi nyine uteye nabi nyine ubwo ntushaka kuvuguruza se abavuga ko ubwiza bw'umusore ari ikofi ibyo ngibyo byo ndabizi umusore ni ikofi ariko nyine umuntu ucisha ureba n'ahazaza ntabwo avuga yuko umusore ari ikofi kubera yuko amafaranga arashira amafaranga urayakorera ndetse amafaranga akanashira ukurikiye amafaranga ni hahandi usanga umuntu avuga ati iyo menya ugasanga ari kwicuza kubera ko y'amafaranga akurikiye yashize urukundo rw'uyu munsi ni rwo rwiza cyangwa urwo mu gihe cyatambutse ni rwo rwari rwiza ukurikije uko byumva ukabigereranya n'ibyo ubona uyu munsi njye rero uko mbyumva urukundo rwa kera kuko numva ari rwo rwari ruryoshye rutarimo amanyanga rutarimo gutuma abantu bamwe yego kubera ko kera umuntu yagukundira gukura ntabwo bavuga turiya iwabo ni abakire uriya afite ibi ngibi azangeza kuri ibi oya nimba yaragukunze nyine ubwo yagukunze ntiyagenderaga no ku muryango niba iwabo bavuze ati uriya mukobwa ntitumushaka ntabwo ibyo yabigenderagaho kuba yagukunze niyo waba uri umukene wenda we afite ukuntu akemera n'iwabo bakamuca akemera akavuga ati njyewe uyo nakunze nyine naramukunze n'uyu agahagarara ku ijambo cyane rwose none se uyu munsi ubona twakora nk'iki kugira ngo basi urwo rukundo rwari ruteye rutyo turugarure ibintu byicwa n'abantu kandi nanone bigakorwa n'abantu twakora iki kugira ngo urukundo rumeze gutyo basi twongere tubone twongere twumve uburyohe bw'urukundo ntabwo abantu bateye kimwe hari igihe usanga hari abagifite ubumuntu bw'urukundo bagifite amarangamutima ugasanga ntabwo umuntu akigendera ku bijyanye n'amafaranga nimba agukunze ubwo nyine aragukunze akagukunda ukuri ariko hari n'abandi bavuga ati uriya mukobwa iwabo ni abakene sinamukunda uriya nta kintu yangezaho yego akagukunda kubera ko hari ibyo aguprofitaho rero bitewe n'umuntu wenda mugiye mu rukundo biterwa nuko nyine mujyanye mu rukundo mwembi ntekereza ko wenda na kera nubwo tutari abakera cyane ariko indyarya n'ubundi zahozeho kandi n'abantu bazima bahozeho ubwo ahubwo wenda icyo turi kubona ni uko uyu munsi indyarya ziri kuba nyinshi kurenza abantu bazima none Cynthia uyu munsi mu rukundo rusanzwe rwa kivandimwe uramutse uvumbuye ko umuntu runaka akwanga wowe wamukorera iki menye ko umuntu anyanga ntabwo nanjye nahita mwicaho cyangwa se mwereke yuko nanjye mwanze cyangwa se mwereke yuko mbizi ko anyanga ahubwo kuyihe papa si kubimuhisha ko wabimenye ko akwanga waba kurengera izihe nyungu byaba biterwa n'ubucuti dufitanye kubera yuko hari igihe umuntu akwanga ariko ntabikugaragarize ahubwo ibikorwa akora akaba aribyo bikoreka ko umuntu nyine akwanga ahubwo nawe kugira ngo umuntu agutakarize icyizere avuga ati n'ubundi uriya ndamwanga n'ubundi reka mwangire rimwe wowe ugakora ibikorwa nyine bimwereka yuko nta kintu bigutwaye n'ubundi mwakomeza ukamwereka ukamwereka yuko utanabyitayeho yego agera igihe nawe akavuga ati umuntu ndamuhoreye uyu muntu ndamuhora iki ko namweretse ko mwanga nkabona nta kintu bimutwaye agakomeza akanyereka yuko nyine anyizera nimba tunakorana kumeza tugakorana nta kibazo bigatuma ahinduka isomo ryiza cyane rwose Cynthia mu buzima bwawe
ni iki cyagushimishije kurusha ibindi byose wabonye? Cyanshimishije mu rukundo, mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ikintu cyanshimishije buriya nari mfite inshuti, yego, ariko inshuti yanjye y'umukobwa, yego, iyo nshuti yanjye nyine ntabwo twabaye nk'aho tugumana akanya gato kubera ko twari abanyeshuri, umwe ajya ukwe n'undi ukwe, yego, ariko nyine tuza guhurira ahantu twese twaravuye iyo twagiye, yego, tuza kuganira, turaganira duti se ndifuza kuzakubona nyine warabaye umubyeyi, nanjye nkavuga ati ndifuza kuzakubona warabaye umubyeyi. Twese twabati nk'ubu ngubu nk'uko dukundana gutya turi abakobwa, yego, tukazagira gutya tukagira aba boyfriend nabo b'inshuti, ibyo bintu byaje kubaho nyine, nubwo numvise nishimye nyine kugira nyine umushuti wawe mu byumba kimwe, mbega nta bintu by'umwiryane bihari, n'aba boyfriend banyu bose nabo ari inshuti ari uko babyumva, ako kana bari keza cyane kabisa. Twihuse cyane, icyo ni icyagushimishije mu buzima, already ni na cyiza, ntawe kitashimisha kiramutse kimubayeho. Icyakubabaje noneho kurusha ibindi ni igiki? Icyakubabaje kurusha ibindi mu buzima bwanjye se? Yego, yego. Siko kigoye ko kivuga, nyivuge? Kivuge, gishobora kuba kigoye ariko nta pfumwe giteye. Ikintu cyambabaje, hari ahantu nakoraga i Musanze, naje gukunda umuhungu, ndamukunda pe, agukubita indobo y'icyuma. Umuhungu namubwiye ko mukunda, nari bimbuye kure, namubwiye ko mukunda, muhanye ibyawe byose, naramusariye hahandi bavuga turiya muntu ndamva namurwariye crash, yego, ahagukenereye akubona ibintu byose n'iki n'iki. Ikintu cyambabaje mu buzima nuko namubwiye ko mukunda, yego, nanjye amubwira yuko nta gahunda afite mu rukundo. Iki kintu cyambabaje mu buzima, noneho haciyeho nk'ibyumweru nka 2 mbona afite fiance. Yo pole sana. Hanyuma dusoza, Cynthia, mu buzima bwawe ku myaka ufite ntari bukubaze, kubera sekirite yawe, ngo kubaza umukobwa imyaka ngo ni ugukora amahano yo ngayo. Nanjye ndabizi, ndi bubyirinde. Umaze gutanga indobo zingahe? Se nazibarara. Rero nanjye banteye indobo birambabaza, nanjye ariko bagupakiye imwe. Nyine byarambabaje ariko nanjye narazitanze. Yego, nazibara pe, ntabwo wazibara, ni nyinshi ni ukuri. Iki kiganiro cyari kiryoshye ni ukuri. Cynthia, reka ngushimire, wakoze cyane kwitabira ubutumire hano kuri Jao TV show. Nanjye iki kiganiro nahoraga nkireba nkumva ndabakunze cyane, yego, avuga ati ariko iki kiganiro nzabasura, yego, nkumva nyine ariko hari imbogamizi nagiye mpura nazo, ziba ngombwa yuko ntabona umwanya, yego, ariko nyine igihe cyari iki ngiki, yego, none tayari. Ni iki se ukunda iyo ugeze kuri Jao TV show? Ni iki kigukundisha Jao TV show kigatuma uhora unagaruka kureba ibiganiro binyuraho? Njye ikintu gituma Jao TV nyikunda, yego, habaho inkuru z'urukundo, yego, ku buzima bwa muntu, habaho inkuru ni nyinshi cyane, nyinshi kubera yuko zira nkuru z'urukundo mushyiraho, ngenda zikunda cyane. Yego, yego. Nshuti bakunze bajyaho rero, njye muri kumva ni Jado Artist Official, nkaba nari ndi kumwe na Muhawe n'Imana Cynthia. Yes. Wowe rero ugeze kuri Jao bwa mbere, reba neza ko wakoze subscribe, kuko ibiganiro binyura kuri Jao TV ntabwo byabura kukugirira akamaro. Ni ibiganiro bigarura imbaraga mu bugingo igihe wari utangiye kwitakariza icyizere. Ni ibiganiro bishobora kukuyobora uburyo ushobora kwitwara mu rukundo, mbese ni byinshi cyane. Noneho jya muri comment utubwire uti
ibyo mukora nkunda ni ibi ariko ibyo ntakunda ni ibi, nyamara muramutse muhinduye mugakora ibi ngibi nabakunda kurushaho. Reka rero mbashimire cyane mwebwe mwari muduteze amatwi, mbabwira ko niba ufite inkuru idasanzwe, ufite ikiganiro, ufite ubuhamya, ufite impano runaka, waduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 0780 izo nimero zombi ziri no kuri WhatsApp. Wanatwandikira kuri jadoartist@gmail.com. turabakunda, ciao ciao, dusubire mu biganiro bitaha. Ciao. Jado Artist Official ku isonga.